neza nizere ko mumeze neza mwe mudukurikirana umunsi ku wundi hano kuri Kirabo TV mugubwe neza nawe niba rugamba bifunguye shene yacu nyemerera ngusabe numara gukurikirana iki kiganiro ukagikunda ukumva rwose kikugeza ahantu kumva uranyuzwe udufashe niwifate ukanda subscribe nibyo bitwereka yuko wanyuzwe kandi uduhe na like na comment. Ikindi nabateguriye ikiganiro cyiza aho tugiye kureba imico y'abantu ugendeye ku bwoko bw'amaraso yabo. Groupe y'amaraso yawe ushobora kuba utayizi ariko wareba imico ngiye kukubwira ugahita wibwira neza uwo muntu groupe y'amaraso ye ukamenya niba afite A, niba afite B, niba afite A na B, niba afite O. Izi groupe zose turaza kuzirebera hamwe turebe imico y'abantu uko igiye itandukana bitewe n'ubwoko bw'amaraso yabo. Uko iminsi igenda ihita ubushakashatsi burushaho gutera imbere ku kigero cyo hejuru mu bintu byose. Siyansi ni ikintu gikunze gutanga ibitekerezo kuri buri ngingo, yemeza ko bitewe n'ubwoko bw'amaraso umuntu yifitiye cyangwa se afite bishobora gutuma agira imyitwarire runaka mu buzima bwe bwa buri munsi. Abahanga batandukanye nibaryama barara amajoro n'amajoro bakora ubushakashatsi ku bintu byose. Mu 1901 nibwo umuhanga Kyle Einstein ukomoka mu gihugu cya Australia yavumbuye ubwoko butandukanye bw'amaraso aribwo group A, group B, group AB, group O. Icyo gihe nibwo itanga ry'amaraso ryahise rifata indi ntera. Ubushakashatsi nibwahagarariye aho ngaho bavuga ko abantu bagira imyitwarire runaka bitewe n'ubwoko bw'amaraso yabo. Bitewe n'ubwoko bw'amaraso yawe ushobora kujya ufite imyitwarire itandukanye n'undi muntu. Nk'uko tubikesha urubuga Times of India times.com, ibihugu byo muri Aziya biri mu Buhinde iyo abantu bagiye gushyingiranwa bareba umuntu bashobora kuba bazabyarana bagendeye ku bwoko bw'amaraso. Mu gihe rero abantu bo mu gihugu cy'Ubuyapani bo barenze ibyo ngibyo bagera no kureba imico y'umuntu runaka bagendeye ku bwoko bw'amaraso yo kugira ngo barebe niba koko imico y'umuntu ishobora kuzashobokana n'iy'ubundi bazabana. Reka duhere rero ku bantu bafite amaraso y'ubwoko bwa group A. Ushobora kumva ino myitwarire ngiye kukubwira ugahita wumva neza nimba ufite ubu bwoko bw'amaraso cyangwa se ukaba uzi umuntu ufite ubu bwoko bw'amaraso ukaba wamusharinga akumva iki kiganiro waba udufashije. Reka tubirebe. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa group A bakunda kwitwararika cyane kandi bakunda amahoro, bazi gufata umwanzuro, bagira gahunda, bagira impuhwe, bakunze kugirirwa icyizere cyane kuko bubahiriza amasezerano bagiranye n'abandi. Baribwiriza buri kintu cyose, barihangana cyane, ntibakunda abantu bagezaho ibintu bibatunguye, bakunda ibintu biri ku murongo. Bagira kwihangana cyane, baratekereza cyane mbere yo gusubiza, ntibapfa kuvuga ibyo babonye byose bibarimo, ahubwo bakunda guhisha amarangamutima yabo. Ni abantu bakunda kugumana umuco w'ahantu bavukiye, bakunda kandi gukora ibintu bagamije ko nta nenge yabigaragaraho ibyo bintu bagiye gukora. Iyo bakunze barakunda cyane kugeza aho bemeye kuba imbata y'uwo bakunze cyangwa se icyo bakunze. Bakunze kumva ibibazo by'abandi bakagerageza kwishyira mu mwanya wa buri wese ngo biyumvisha agaciro k'ibyiyumviro cyane iby'agahinda abandi baba bafite. Ntibakunda imirwano ahubwo bakunda kuba ahantu hari amahoro, bakunda kubana n'abandi mu mahoro. Ibindi biranga abantu bafite ubwoko bwo muri group ya A bw'amaraso, bakunda kugira amagambo menshi, bakunda kandi guhura na stress, bakunda kugendera ku mahame cyane ndetse ntibakunda kwizera umutekano wabo na gake, mbega bahora bikanga. Ntibakunda kuruhuka cyane, bahora batekereza ibyo bakora, bahorana ubwoba bw'ejo hazaza kabone niyo baba bafite ibya mirenge. Bafite umusemburo mwinshi wa cholesterol, bityo rero bakagira amarangamutima cyane kuko iyo bishimye cyane barishima bakishimisha cyane nk'abazapfa ejo, kandi nanone iyo bababaye barababara cyane nk'abazapfa ejo. Bakunze kuba abavumbuzi, bakunda umurimo unoze, bakunda bakunda gukora ibintu babikoranye ubwitonzi n'ubushishozi. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa group A harimo George Bush uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba harimo n'umukinnyi w'ikirangirire muri filime Jet, ndetse n'abandi barimo Adolf Hitler, Britney Spears na Richard Nixon. Nawe rero nimba wumva iyi myitwarire twavuze hari umuntu yizeho cyangwa se nawe ugasanga uyujuje ukaba utaramenya ubwoko bw'amaraso yawe, ndakumenyesha yuko ufite ubwoko bwa group A. Reka nanone turebe abantu bafite
amaraso y'ubwoko bwa groupe B. Abantu bafite amaraso y'ubwoko bwa groupe B ni abantu bigirira icyizere, bakunda kwinezeza, bazi ko inshuti nziza ntibakunda kuba bonyine, bagendana n'ibigezweho ahantu hose bagiye bwa mbere, bahamenyera vuba, bakunda kwica amategeko cyane, bagira ibitutsi byinshi, bakunda kwibagirwa, bagira Imana ariko ntibamenya kurikiza inzozi zabo uko bikwiye, ntabwo bazikurikiza, ntibazi nanone gufata icyemezo gihamye, ntibatinya no kuvugisha umuntu batazi, ndetse bakunze kumenyerana n'abantu bashya mu buzima bwabo ku buryo buboroheye. Ibindi biranga abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B, ntibazi kubahiriza inshingano bahawe, bakunda kwibagirwa, barikunda cyane, bakora icyo batekereje ubwabo nta wundi bitayeho. Mu rukundo barakunda ariko bakunda gushwana cyane kuko baba babifata nk'ibisanzwe. Iyo ubagaye kubera ibintu runaka bakoze bitagenze neza ntacyo bibatwara, ntiwamenya mbese uko bateye, mbega kubera ukuntu bahora bahindagurika, kubera ukuntu bakunda kwiyemera. Abantu bafite amaraso ya B bakunda gukora akazi ko kwamamaza, kuba ba rwiyemezamirimo ndetse n'abanyapolitiki. Reka turebe nanone abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa groupe O. Ntibakunda kurwaragurika, biyitaho cyane, bahora basa neza, bakunda gufasha cyane, bamenya kuyobora, ntibakunda kwitinya cyangwa se kugira ubwoba. Iyo barimo kuvugira imbere y'abantu bavuga bashiritse ubwoba, bakunda kwiha intego. Ibi rero bigatuma bagera kuri byinshi mu birebana n'imirimo yabo. Bakunda kugira impano zigaragara kurusha abandi bantu bafite ubundi bwoko bw'amaraso. Ntibagira ubwoba, bagira ubwitange mu kazi bakora, bakorana umurava cyane, bazi gukorera ibintu byinshi icyarimwe. Ibi rero bikaba ari umwihariko wabo ugereranyije. Ibindi biranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O, bakunze kuba birasi, bandarika ibintu, bakunze kugira ishyari, bakunda kujarajara mu rukundo cyane, kubaka urugo birabagora, ntibazi rero no kunonosora ibintu, barakazwa n'ubusa, ntibava ku izima. Iyo akoze kose ukamukosora ahita arakara cyane, ndetse bakunze kubera ukuntu batajya bagira ubwoba imbere y'abantu, bakunze kuba abahanzi, abashyushyarugamba, abatoza ndetse n'abashinzwe amakuru mu bigo bitandukanye. Aba ni abantu bafite ubwoko bwo muri groupe ya O. Ikindi kibaranga, ashobora nko kujya mu kintu runaka gishyuye cyane akagikora mu minota mikeya ukabona arazimye. Aba ni abantu bo mu bwoko bwa groupe ya O. Reka turebe nanone abantu bafite ubwoko bw'amaraso groupe AB. Abantu bafite amaraso muri ubu bwoko bazi gukurikiza inzozi zabo, bazi gukurikiza amategeko, baratuje cyane, gusa bazi no kuganira, bagira amarangamutima cyane, ntibakunda ko hari umuntu umenya ubuzima bwabo bwite, birinda kugirana ibibazo n'abantu, bagira ubumuntu n'impuhwe kurusha abandi bafite ubundi bwoko bw'amaraso. Bakunze kwizera imbaraga z'imyuka cyane, bakunda nanone kugira ibintu byinshi bibashimisha birimo umuziki, filime n'ibindi. Bakunda kunga bagenzi babo mu gihe bagiranye ibibazo, bagira ishyaka n'umurava, bakunda gukora, bakunda gusoma ibitabo cyane, bakunda kuba indakemwa. Mu rukundo bakunze kuba indakemwa nanone kubo bashakanye. Ibindi biranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya AB, bagira inzika cyane, barakazwa n'ubusa, biragoye ko wapfa kumenya kamere yabo kuko rimwe na rimwe bajya kumera nka A, ikindi gihe ugasanga barasa na B. Imirimo bakunze kugaragaramo ni ukuba abanyapolitike, abarimu, abayobozi b'ibigo ndetse n'abanditsi b'ibitabo, abanditsi cyane n'abandi batandukanye. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa AB harimo Barack Obama wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abandi batandukanye barimo Marilyn Monroe, Jackie Chan na John F. Kennedy. Reka mbashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva iki kiganiro cyatangira kugeza kuri uyu munota gisoje. Ndabashimiye cyane. Nyemerera niba utarakanda subscribe udufashe udushyigikire, ukande subscribe, duhe like, comment, usharinge no ku bandi kugira ngo nabo bakomeze kumva iki kiganiro. Mugubwe neza, bye bye, ciao ciao.